irambwira ngo reba hejuru, irambaza ngo ubonye iki, ndararama gutya ndareba, Mana y'amaso irambwira ngo ubonye iki, ahubwo nti Kristo mbonye umusaraba, yego, ariko wansobanura icyo usobanuye, ndiko nkubona hejuru kandi nkabona ari munini urambara yutya, ureba ino neza gutya muri Kigali, yego, kandi irangije irambwira ngo ni uburinzi mbashyizeho, yego, ngo ni uburinzi mbahaye, ngo ariko nimusenge cyane. Yesu shimwe, ndongera ndakunezerewe. Mana irambwira ngo musenge cyane, Mana y'amahoro irambwira ngo mbwire abanyamasengesho ngo nimusenge. Yesu shimwe, ngo nimusenge cyane, wayiringiye ntazakorwa n'isoni. Muri message rero mfite iya mbere, ubu wari uzi ko dufite uburinzi bukomeye, yego, kuri iki gihugu cyacu dufite uburinzi, yego, kandi mfite n'ikimenyetso, yego, yego. Mperutse rero ni muri kuri kwezi kwa gatanu nko mu matariki nka 12, nabwo Imana yarankanguye n'ibyo ngira ngo nkubwire, yego, byari saa 8:30 zishyira saa 9, kuko buriya ngira ibyifuzo by'abantu aho ngenda nsengera hose, n'abampamagara tunsengere, barangira ibyifuzo by'abantu ngomba gutambutsa isaha saa 9 za nijoro. Noneho Imana irambyutsa saa 8 z'ijoro, irankangurira irambwira ngo byuka nkubwire, nkwereke ibyo ugomba kugira gute kubwira abantu bandi. Abo bahanuzi sinjye wabatumye, ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse, ngo ariko barihuse, sinavuganye nabo, ntago navuganye nabo, ariko barahanuye, ariko barahanuye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hari ubutabazi bw'Imana buhari, yego, hari umusaraba ari hejuru mu kirere, gende wa ntawubona, yego, yego, kandi Imana yambwiye ngo ubwire abantu basenge cyane, basenge kuko Imana ije guhemba no guhana. Kandi Imana yongera irambwira ngo abantu bayibaye hafi, abantu babaye mu butayu, bamaze mu butayu igihe kirekire, Imana igiye kubatabara. Ntimucogore gusenga, nimukomeze musenge kuko Imana ije gutabara, ije gushyiraho iherezo, ije gushyiraho iherezo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije gutabara, haba bari hanze, haba bari muri iki gihugu, Imana ije gutabara, Imana ije gutabara abanyarwanda, Imana ije gutabara abantu basenga. Imana yambwiye ngo mbabwire mube maso musenge. Uwo yavugaga ko yitwa Mukamana, yego, tukamubaza se kuki ushaka umwica, ushaka umuziza iki? Ati genda ashaka umuziza ko asenga. Ni ukuvuga ngo abantu muri ibi bihe abantu turimo, ntabwo abantu bose ariko bashaka ko dusenga, yego, 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 ntabwo abantu bose bashaka ko dusenga. Hari n'abitwikira ijambo ry'Imana, ariko turaje turabireba mu kanya, yego, bavuga ko basenga kandi badasenga Imana, bayivuga ku rurimi gusa, ariko mu mitima yabo nta Mana irimo. Imana rero ni nziza, wayiringiye ntazakorwa n'isoni. Amen. Ayo makuru yo ndayafite rwose, ndayafite ayo makuru, uwayiringiye ntazakorwa n'isoni. Ni Imana isohoza ibyo yasezeranyije abayo. Yego. Ariko tansiyo ntago ndinjira mu kiganiro neza, ubuze ko hari abantu bafite amasezerano y'amahuri. Barahari. Yego. Imana yajyaga ibitubwira. Hari abantu bafite amasezerano y'amahuri. Ngo ariko Mana Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Wakoze cyane gushyira kuri iyi channel yacu Imana Irahari TV, ukaba uri gukurikirana ubu butumwa bwiza tugezwaho n'uyu mugabo. Murimo nkora n'Uwimana. Yego. Nkunda kuvuga Imana cyane, aho biri ngombwa naho bitari ngombwa. Ikindi ndi umwe mu bo Yesu yagiriye ubuntu, akabagirira icyizere,
Uwiteka yangiriye icyizere cyo kumpa impano kandi ati genda umvugire, genda umbwirire abantu banjye abafite inyota yo kumenya, genda ubambwirire gutya. Ni impano rero nahawe, ndabyibuka nayihawe 2017. Yego. Niho nayihawe. Yego, umurimo rero ni ugusenga. Yego. Ugusenga njye nibyo ndangaje imbere. N'undi wese ushaka gusenga namwifuriza gusenga Imana, kuko hari abantu Imana igiye gutabara. Yego. Urakoze cyane. Amazina mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric. Yego. Nturuka mu karere ka Rwamagana. Iwacu ni mu murenge wa Munyaga. Yego. Nkaba ndi i Kigali, nshimye Imana ko yantuje i Kigali. Ndi i Kigali, niho ndiho nkorera umurimo w'Imana. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi mwinshi. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Mana nziza, Imana ishoboye byose, uri Imana y'urukundo, uri Imana itari indyarya, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri Imana data, nturi data wacu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abakwiringiye bazakomera cyane kandi uzaba hafi muri byose. Yesu ushimwe. Ndongeye ndakunezerewe uyu munsi, ndongeye ndakunezerewe Kristo. Ndakwinginze ngo uruke kubana natwe aka kanya, utugirire neza Kristo. Nsengeye n'abandi bose abari aha n'abatari hano, ndakwinginze ngo ugendagende ubahe umugisha wawe. Tuzi ko umugisha wawe ari mwinshi kandi urebera hose icyarimwe. Uri Imana nziza rero, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Muririmbyi niwe wararimbye ngo twizeye abantu baraduhemukira, ariko we ntujya uhemuka. Uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi. Ngaho rero ururukira kubana natwe kandi utugirire neza. Mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Kuko message ngiye gutambutsa maze igihe nk'icy'ibyumweru 3 mbibona, bikaza hagacamo iminsi, ibindi bikaza ku wa kabiri. Yego. Isaha ya 3 zishyira n'igice, nibwo Imana yansanze. Nari ndi mu rugo, ndiho nsenga, ndi mu masengesho, nsa nk'uryama, mfatwa n'agatotsi gatoya. Ariko Imana irambwira ati kanguka. Uzi ko Imana ijya dukangura ariko. Yego. Hari abantu bavuga ngo Imana ntivuga. Iravuga. Imana iravuga. Yego. Imana iragukangura. Yego. Yego. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari abantu bazi ko Imana itavuga, ariko burya Imana yacu iravuga. Yego. Niyo mpamvu nanjye nayikurikiye. Ntabwo nasenga Imana y'ikiragi itavuga. Oya. Amakuru ndayafite jewe. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iravuga. Ni Imana izeka gukura mu bitotsi. Yego. Buri inzozi ziri bice, inzozi niyerekwa n'ibintu bibiri. Imana ishobora kugusura mu nzozi, ikakwereka mu nzozi. Ariko iyo izi neza kuri umukozi wayo, iranagukangurira kuvuga ati byuka noneho nkubwire. Byuka nkubwire. Kagukangura ugakanguka. Imana yarankanguye. Yego. Yarankanguye ndayibona, irambwira ati ubu nonaha ejo nkutegetse kuzajya ku rusengero ruri ni hariya i Remera Nyabisindu. Yego. Ukajya kuvuga ibyanjye nkutumye. Rwose uko tuvugana. Yego. Narabanje, urabona iri jisho ry'iburyo. Yego. Naranje ngiye kubona mbona umumarayika aragurutse. Asa nk'uvuye muri iri jisho ry'iburyo. Araguruka agira uruhande rumwe. Ngiye kubona mbona n'abandi baraje. Mwuka w'Imana arambwira ngo
hari uburinzi nagushyizeho, yego, kandi ndagukikije mwana wanjye, humura komera, ndi kumwe nawe, yego, ejo uzagende umbwirire itorero ryanjye. Narabutanze kuwa kabiri, byari igihe cy'amasengesho, mu cyumba cy'amasengesho, ndabutanga mu rusengero, nshoze kubwiriza no gutambutsa mesaje, mpereza umushumba arakomeza, turahimbaza. Mu guhimbaza rero nibwo uwo mwana yaje kugira gute, ya mahembe aza kuvuga, yego, turamusengera. Niho byabayeho, twaramusengeye, yari 13, yego, turasenga yose amuvamo aragenda. Ibyo ni ubuhamya, yego, ni ibyerekana ko Imana ihari kandi ikora. Yari yafashwe n'amahembe rero, arimo we yavugaga ko yitwa Mukamana, yego, tukamubaza se kuki ushaka umwica, ushaka umuziza iki? Ati genda ashaka umuziza ko asenga. Ni ukuvuga ngo abantu muri ibi bihe abantu turimo, ntabwo abantu bose ariko bashaka ko dusenga. yego, 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 ntabwo abantu bose bashaka ko dusenga. Hari n'abitwikiriye ijambo ry'Imana, ariko turaje turabireba mu kanya. yego, Bavuga ko basenga kandi badasenga Imana. Bayivuga ku rurimi gusa, ariko mu mitima yabo nta Mana irimo. Imana rero ni nziza, wayiringiye ntazakorwa n'isoni. amen. Ayo makuru yo ndayafite rwose, ndayafite ayo makuru. Uwayiringiye ntazakorwa n'isoni. Ni Imana isohoza ibyo yasezeranyije abayo. Yego, ariko tansiyo, ntago ndinjira mu kiganiro neza. Ubuze ko hari abantu bafite amasezerano y'amahuri? arahari. Yego, Imana yajyaga ibitubwira. hari abantu bafite amasezerano y'amahuri, ngo ariko Mana nk'ijya wahereye imusezeranira, kuko nta na kimwe ukora. Imana ati nta masezerano mfitanye nawe, amasezerano yafitanye n'abantu. Abo barahari. Hari abantu bafite amasezerano y'amahuri, ugasanga Imana akagendera kuri rya jambo rivuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Yego, ugasanga umuntu ntasenga, ntaterana mu materaniro ku cyumweru, mu magurupe ntiwamubona arasingwa asenga, ahubwo akagendera kuri rya jambo gusa. Yanagenda mu muhanda akavuga kuko Umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Kubera ikiyiringiye ry'amasezerano yandi yahuye n'umuntu wese ugenda ngo Imana irambwiye ngo ivuze ngo irambwiye ngo nkubwire gutya ngo Imana yavuze. Ariko ibyo turaza kubireba. Yego, abo bantu nabo bafite amasezerano y'amahoro, nibabe maso basenge. Mwihangane, turaza kubivugaho kenshi cyane. turaza no kumenya uyafite gabura nawe yabimenya, yego, yabisobanukirwa. Urakoze cyane. Reka ngusabe noneho kugira ngo twanzike, kuko uyu munsi ntabwo wambwiye ko uje kubwiriza, ahubwo wambwiye ko uje kuvuga ubutumwa wahawe n'Imana yaremye ijuru n'isi. Reka ngusabe kugira ngo noneho twe gutindira abakunzi bacu, utangire utambutse iby'Imana yagutumye, kandi ndizera neza ko biza kugenda neza cyane, ko wabanje no kubisengera. Umwuka wera rero nakuyobora. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nshimye Imana ko nongeye kugaragara imbere yayo, kandi nayubashye Yego, ku byo yantumye. Uyu munsi ndakeka ari wo munsi nagombaga kugira gute kubivuga. Imana ishimwe cyane rero, ni Imana y'urukundo, yego, Imana igira neza, ni Imana itebuka igatabara. yego, Mbese uwayiringiye ntazakorwa n'isoni. Muri mesaje rero mfite iya mbere, ubu wari uzi ko dufite uburinzi bukomeye. Yego, kuri iki gihugu cyacu dufite uburinzi. Yego, kandi mfite n'ikimenyetso. Yego, yego, mperutse rero ni muri kuri kwezi kwa gatanu, nko mu matariki nka 12, nabwo Imana yarankanguye n'ibyo ngira ngo nkubwire. yego, byari saa 8 n'igice zishyira saa 9, kuko buriya ngira ibyifuzo by'abantu,
aho ngenda nsengera hose n'abampamagara tunsengere barangira ibyifuzo by'abantu ngomba gutambutsa isaha saa 9 za nijoro. Noneho Imana irambyutsa saa 8 z'ijoro irankangurira irambwira ngo byuka nkubwire nkwereke ibyo ugomba kugira gute kubwira abantu bandi. Imana irambwira ngo abantu basenga mube maso musenge. Yego. Iranjyana urabona hano Sonatibe. Yego. Injyana Sonatibe. Hari agahanda kari Sonatibe iyo ukase uvuye Rwandex. Yego. Uzi kujya gukata rompuwe gutya. Noneho iyo ugeze imbere usa nk'ujya mu cyapa cy'Iremera hari agahanda gacurika kajya ahantu bita ngo ni kwa Didi. Nisanga insiza aho ngaho kwa Didi. Irambwira ngo reba hejuru. Irambaza ngo ubonye iki? Ndararama gutya ndareba. Mana y'amaso irambwira ngo ubonye iki? Ahubwo ni Kristo mbonye umusaraba. Yego. Ariko wansobanura icyo usobanuye. Niko nkubona hejuru kandi nkabona ari munini urambara yurya. Ureba ino neza gutya muri Kigali. Yego. Mana irangije irambwira ngo ni uburinzi mbashyizeho. Yego. Ngo ni uburinzi mbahaye. Ngo ariko ni musenge cyane. Yesu shimwe ndongenda kunezerewe. Mana irambwira ngo musenge cyane. Mana amahoro irambwira ngo mbwira abanyamasengesho ngo ni musenge. Yesu shimwe ngo ni musenge cyane. Ngo abandi bose ngo Satani yamaze kubanyaga. Yesu Kristo. Ngo umuntu arabwiriza iteraniro rya mbere rigataha, irya kabiri rigataha, irya gatatu rigataha, ariko ababwira Imana ku munwa gusa ariko mu mutima nta Mana irimo. Mana irambwira ngo nimbwira abantu basenge. Yego. Basenge uriya musaraba utagwa kuko nubwo barahura n'akaga gakomeye cyane. Yego. Mureke dusenge. Nta handi ibyiza biri mu gusenga. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ndababaye suko mbabajwe n'iby'isi ahubwo mbabajwe n'abantu turiho dusengana nabo. Abantu turiho dusengana nabo Imana gusobanurira umuntu muriho musengana nabo wari we. Imana gusobanurira umuntu musengana nabo wari we. Mbese Imana usenge usaba Imana ngo Mana ndagira ngo umenyeshe umuntu icyari cyo. Ese umuntu ndi kumwe nawe ni muntu ki? Yego. Amen. Amen. Uzi ko hari abantu batambwe kuzimu. Nkaho ukabura w'umukuru wanjye rwose nkaza nkajya kuzimu nkagutamba nkavuga nti ndashaka ko azaba ikigoryi, ndashaka ko umusabikamo abazimu n'abadayimoni kugira ngo nibonere ibyo nshaka kuzimu. Ibyo bintu rero bibabaje Imana, birayibabaje cyane. Yego. Imana ifite agahinda kenshi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka turebe muri Yeremiya. Turebere Yeremiya ibice 23 umurongo wa 21. Yeremiya 23. Yego. Umurongo 21. Kadusubire mu izina rya Yesu. Yego. Abo bahanuzi sinjye wabatumye. Ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye. Ariko barihuse. Ngo ariko barihuse. Sinavuganye nabo. Ntago navuganye nabo. Ariko barahanuye. Ariko barahanuye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nibyo nahoze nkubwira ngo hari abantu babitsa amasezerano y'amahuri. Yego. Yego. Ubu hari umuntu uri yamanya amasezerano y'amahuri akagendana amasezerano y'amahuri agategereza ko amasezerano azasohora agaheba. Ariko ibyo yabwiwe ntago uwamuhanuriye ntago yavuganye n'Imana. Imana tugerere neza. Amen. Komeza ugere kuri umurongo wa 28. Turabyumva neza. Ariko kuri uwo murongo wa 21 hari ibintu bibiri ndibuvugeho. Ni ibintu bibiri. Yego. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye baba barumvishe.
baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo baba barahagaze mu nama zanjye, ariko baba barahagaze mu nama baba zanjye, barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, yego, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi, ngo bakabayobora, imigenzereze yabo mibi. amen. Ngo no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira ko 23. yego, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Ya hose na kure. Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Imana ishimwe cyane. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Yego. Numvise ibyo abahanuzi bavuze, bahanurira ibinyoma izina ryanjye ngo nareretswe. 26. Ibyo bizahereza he? Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi? Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi? Bahanura ibinyoma. Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Komeze hangane gatoya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka uyu murongo musubiremo ngo ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma. Ewe Yesu shimwe cyane. Ngo by'imitima yabo ibeshya. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo by'imitima yabo ibeshya. Ese muhanuzi unteze amatwi, muhanuzi undeba, isuzume urebe koko, urebe niba warahanuye ari Imana igutumye, urebe niba warahanuye koko ari Imana yavuganye nawe. Isuzume aka kanya, wisuzume. Aho ntuhejeje abantu ku musozi, komeza. Imana y'amahoro turengere. Umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge. Yego. Abivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Amen. Amen. Komeza, ntago urasoza. Yego. 29. Yego. Kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? 30. Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye. Umuntu wese yiba mugenzi we, niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Amen. Imana ishimwe cyane. Birasobanutse. Ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane. Numa ntanavugaho byinshi. Imana yambwiye ngo mbwira abahanuzi iyi minsi ngo Imana ihagurukiye abahanuzi, ngo icyo nicyo gitumye mpagurukiye abahanuzi. Amen. Amen. Bibana amagambo yanjye. Yego. Uzi ko umuntu aguhanurira mu kanya akakubwira ati ngurira amata. So umuntu aba yatumira. Ijambo ry'Imana se riracuruzwa? Ayisha ubutumwa. Imana niyo igomba kumumenyera byose. Imana niyo igomba kumumenyera byose. Yego. Yego. Ntago Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane.
amena. ngo mpagurukiye abahanuzi, nicyo gitumye mpagurukiye abahanuzi bahanura ibinyoma. Ukomeje ari nande hava ngo kuko bambujije abantu banjye. Imana irababaye, Imana ifite agahinda kuko abahanuzi baragiye bakuye abantu ku Mana. Yego. Bakuye abantu ku Mana kuko ntago naza ngo uhanurire ngo Imana yavuze kandi itavuze. Ejo uzategereza ibintu ugira ute ubibure. Yego. Ubu abantu b'iyi minsi barashaka ibyiza ariko njye ntago ariko njya mpanura. Ntago mpanura ibyiza. Niba iyo mbibonye ndabikubwira. Nibi nabyo ni byiza ariko. None se unzaguhana nkubwenge Imana iguhaye imodoka kandi itabivuze. Ariko nibivuga uzabivuga. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nzakubwira ngo Imana irakurengeye kandi uri umupfumu. Ntabwo bishoboka. Nzakubwira ngo Imana irakurengeye udashaka kwatura ngo wihane. Ubuse Imana nzahera hehe mvuga ko ari Imana intumye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Twayeho tuvuga rero ku bahanuzi. Buriya Imana yacu ni nziza. Amen. Amen. Nandi mvuga ku kijyanye n'ura musaraba abantu basenge cyane buri Remera hari ya Sonatibe. Buriya hari ubutabazi bw'Imana buhari. Hari umusaraba arahirira mu kirere gende wa ndawubona. Yego. Kandi Imana yambwiye ngo ubwira abantu basenge cyane. Basenge kuko Imana ije guhemba no guhana. Kandi Imana yongera irambwira ngo abantu bayibaye hafi, abantu babaye mu butayu bamaze mu butayu igihe kirekire, Imana igiye kubatabara. Ntimucogore gusenga, nimukomeze musenge kuko Imana ije gutabara, ije gushyiraho iherezo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije gutabara. Haba bari hanze, haba bari muri iki gihugu, Imana ije gutabara. Imana ije gutabara abanyarwanda. Imana ije gutabara abantu basenga. Imana yambwiye ngo mbabwire mube maso musenge. Reka twihute rero. Imana yambwiye ngo mbwire abamotari. Imana ngira bakunda kandi ngize umubabaro wanyu n'agahinda mufite. Yego. Imana ngira bakunda, Imana igiye kugira neza abamotari. Ni ukuri. Imana ishimwe. Imana igiye kubatabara. Ikindi Imana igiye gutabara abantu basenga by'ukuri. Yego. Abo ngabo bagiye gutabarwa. Niba ubona urupapuro rwa Prekata. Yego. Imana yambwiye ngo mbereke ukuntu urupapuro ruba rumeze guhera hasi. Imana ngije kuringaniza ibyabo neza. Amen. 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 Ni ukuri ni musenge. Imana ngije kuringaniza ibyanyu neza. Uko urupapuro ruringaniye ngo niko Imana ije kuringaniza ibyanyu. Kandi ngo mukomere mugume mu masezerano kuko icyo yavuganye namwe izagisohoza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo abagenda rero abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga. Imana ashaka ko abantu basenga bakava mu naje kubabwira ngo muve mu kuyembayemba musenge Imana kugira ngo ize idutabare. Ikindi rero nkunda gusenga, ndi umunyamasengesho, nkunda gusengera umuntu ariko Imana irimo irambwira ko hari abantu ikijije imitima. Mperutse gusengera umuntu uririya za Butare, ni umumama urwaye umutima. Imana irambwira ngo imukirije umutima. Hari n'undi mu mwana nasengeye wavuye Uganda wari iriya mu Mutara, ndamusengera yari amaze amezi 10 atarahaguruka ariko ndamusengera. Imana yatubwira ngo izaduha ikimenyetso mu kwa gatandatu. Ubu umwana arakambakamba. Yesu nashimwe cyane. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iravuga igasohoza. Ariko ni ukuri pe, nongere ngaruke ku bantu dusengera, ku bantu baba baraduhaye ibyifuzo, mwiduheza ku musozi. Niba dusenze tujye dusenga ariko mutubwire ko ibyo dusengera byasohoye. Hari igihe umuntu akubwira ati nsengera, ugasengera cya kintu umuntu akarinda gutagangaza kandi cyarasohoye. Akakubwira nsengera niki nta nabwiye ko na cya kindi cyageze gute. Imana ibahe umugisha. Ariko nibagiye navuze ariko nibagirwa nabanje kuvuga ibyari bimbabaje, nibagiye no gusohoza. Yego. Nshuje inshuti zanjye zose. Yego. Ari abari mu kazi baba diaspora bari hanze. Yego. Ndabashuje Imana ibahe umugisha. Kandi barahari abantu bavuye naho basenga bagiye mu kazi ariko barasenga. Nakongeraho aho ngaho nuko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo musenge.
niyo nama natanga. Yego. Musenge, nimero ya telefone. Musenge cyane Imana ibagirire neza. Nimero yanjye rero ya telefone ni 0782 96 Yego. 97 41. Yego. Yesu abaha umugisha kandi ndabakunda. Imana data, nturi data wacu, uri Imana y'urukundo, akurikira abana b'abantu bakaduhemukira kuko ntujya uhemuka. Uri Imana nziza rero, komeza gukomeza imitima y'abawe, abakumenye, abakwiringiye, ukomeze kubahagararaho. Urakoze rero kuko wumva gusenga, byose nsenze nizeye ni mu izina ryawe ryera. Amen.